ni kenshi nagiye ndwana n'imyuka mibiri mu bantu yego bakuye mu bapfumu ibwejagura nk'injangwe cyangwa se amapusi murayazi ibindi bimwigira nk'imbeba nkuko muri Yesaya harimo ijambo rivuga ngo hari abapfumu banwigira nk'imbeba rero abo icyo gihe byabaga bisakuza biva mu muntu bivuga ngo twavuye ibunaka mu bapfumu hana ura mu byatsi akibwira ko ari intama y'ingiyi isanzwe ariko reka nkubwize ukuri kwiza iyo wagukurikiranye kuvamo igisubizo cyiza byarangiye intama Abraham agiye ayikuraho yafatiwe mu byatsi araza bari yatamba mu kigo cya Isaka. Iki mudahamya akenshi usanga aho muri aho mwicaye aho mugenda aho mukora guhamya Yesu Kristo biba ku bantu bake cyane haba mu modoka abantu bagenda nukubera iki bisigaye biteye ipfunwe Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane nkuko mubibona twongeye kubana na Reverend Florien uraho neza. Ndaho ndashimira Imana. Yesu ashimwe. Iminsi myinshi rwose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko Florien aka kantu ujya ukunda kubanza kugakwepa. Ushobora kuba uri muri ba bantu bemera Imana ariko batemera Yesu Kristo. Oya Yesu niwe nemera ahubwo bwa mbere no kuruta n'Imana kuko Imana zo kwisi ni nyinshi ariko Yesu ni umwe, Mesiya ni umwe, Kristo ni umwe. Bishaka kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ubutatu butagatifu nge nemera bwanyangaje bukampangaje yo gukorera Uwiteka. Harimo Kristo, harimo Mwuka Wera n'Imana Data twese. N'Imana Data twese. Bukaba ubutatu butagatifu. Harya ubutatu butagatifu ku muntu utarabusobanukirwa cyangwa se ubutatu bwera wabusobanurira ute umuntu utarabusobanukirwa? Hari abantu bakunda gusengera nko muri Katolike kwa padiri. Iyo bavuze ijambo ubutatu butagatifu bo babyumva vuba cyane ko baba barabyigishijwe. Abo ni bamwe muri Katolike. Noneho hakaba n'abantu baya matorero asanzwe abatiza mu mazi menshi. Yemera yakira Yesu nk'umukiza wayo. Noneho aho ngaho twavuga ubutatu bwera. Ese buriya no kubera iki Kiliziya Gatolika ikunda gukoresha cyane ubutatu butagatifu ariko ugasanga aya madini yanyu y'abaprote cyangwa se uko bayazi avuga ko ayoborwa n'Umwuka Wera kuki badakunda gukoresha ubutatu bwera? Akenshi usanga bibanda kuri Yesu Kristo ariko ubutatu bwera ntibakunda kubuvuga ariko biragoye kubona mu Kiliziya basoza misa bataravuga ubutatu butagatifu. Ntabwo bishoboka. Nukubera ikimwe mudakunda kukoresha ubutatu bwera? Twebwe ubundi ubutatu bwera akeshi iyo umuntu avuze Kristo Yesu yumva bihagije. Yakumva Yesu amuvuza kumva abantu bose bakwiye kureba iyo shusho ya Yesu bakumva ariyo bitayeho. Ariko kwinjira mu ijambo ngo ubutatu bwera ntabwo bakunda kubujyamo ahubwo nabo usanga keshi barasa kuri rya jambo rimeze ngo ubutatu butagatifu nk'iryo muri Katolika hari kwa Papa hari kwa ba Musenyeri. Bishaka kuvuga mu yandi magambo ijambo ubutatu butagatifu burumvikana cyane mu bantu kuruta ubutatu bwera. Ariko hari indirimbo ivuga ngo umaze kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Fungira aho ngaho. Jewe mu bantu bahamya Kristo Yesu ndi mu mubare wabo kandi nkomeje kumuhamya. Abacitse intege abo nibo nshaka kuza kugarura mu murongo ndetse hubwo nkanabasengera cyane bakabasha gushira amanga bagahamya Yesu mu gihe cyoroheje no mu gihe gikomeye kuko burya umukristo nkuko bivuze akwiye guhamya Yesu mu gihe cyoroheje no mu gihe gikomeye. Hari umuntu uza muri Yesu rero akagira ngo ni ibintu byoroshye akavuga ngo azajya arya amafete n'amakaroni n'inyama bya buri gihe. Siko mutubwira. Burya Yesu akunyuza no mu ntambara zikomeye z'ibibazo by'urudaca. Mbwira umuvuga butumwa wagiye kwigisha umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza amubwire ngo uru rugendo ujemo rurashaririye. Akenshi nimutubwira ngo nituzi Imana duhamazo amamodoka urubyaro ibyo twabuze turabibona.
ariko munyamakuru hari abantu ariko Yesu we oya erega mwarabigoretse hari abantu bigishijwe nabi mu madini no mu nsengero uretse Yesu we yaravuze ngo uwemeye kunkurikira abanze yiyange yikorera umusaraba waze tugende. None uyu munsi mwe mutubwira ko kuza ari ukujya mu mudamararo. Abo nabandi ntabwo ari je. Wowe ku cyawe giti ngiye ku cyanjye giti ubutumwa bwiza bukwiye gutangwa gute? Ngewe bitewe n'uburyo natojwemo no kugeza na n'uyu munsi wa none bitewe naho naciye yego kugira ngo ubwo butatu butagatifu bube muri nge butatu bwera bube buri muri nge naje nyura mu bikomeye byinshi hanyuma mvamo umukristo uri ku kijyanye gishyitse mbona kugera ku rwego rw'abatambyi cyangwa se abatambyi b'ubwami bwera mu gakiza kawe cyangwa se mu rugendo rwawe rwa gikristo. Yes. Ninde wigiraho? Ngewe negiraho ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Wigira kuri Kristo Yesu umwana w'Imana. Nimba wigira kuri Kristo Yesu umwana w'Imana no mwivuga butumwa ugendera ku mahame ye cyane niyo ngenderaho rwose. Ikintu nyankunda kuvuga njya mvuga ngo nubwo ndi ku isi sindi marayika. Yego. Sindi marayika ngo nageze ku ishusho ya marayika kuko abamarayika burya baturusha gukiranuka ariko nanone mba nagerageje. Yego. Rero niba hari n'umuntu wenda ufite uko yambonaga kutari kwiza ndibuka ikintu ntangira kuza hano ku social media cyane nekundaga kwiyambara impeta yanjye neguriye iyo mpeta rwose ubu none nayikuyemo sinzi niyo narayijugunye byararangiye no kuvuga ngo cyane cyo gihe ndibuka nyikuramo nakoze ikiganiro n'umuntu witwa Kayusi nkorana ikiganiro n'umuntu witwa Noheli baranyatatse n'umuntu witwa Kayusi baranyataka ati rero Kayusi akavuga ati nanjye nzisubirira mu byanjye bya kera nibiye impeta wenda utayikuramo y'umurimbo nguko nanjye nari mfite impeta zo ku matwi n'izo ku mikondo ati ahantu hose nezeza abagabo ati dukora ubusambanyi bw'ubutinganyi ati nawe rero uyikure muyijugunye. Numva Kayusi kugira ngo muhombe muri ibyo bihe naremeye impeta ndayijugunya ndavuga ati none narayiguze igihumbi cyane. Kayusi ntiwejugunye ku bw'Imana nayijugunya kugira ngo ndahomba Kayusi akazasubira mu bihe. Imyambarire ihurira he na gakiza cyangwa kwanza imyambarire yangiza iki ku gakiza k'umuntu? Urebye burya ikintu cya mbere abantu bakwiye kureba agakiza kaba mu mutima ariko hari n'imyambarire bikojeje isoni ku buryo hano ku social media burya hari n'abantu uzajya ureba ukabona ko yambaye ubusape uko yavutse rwose hari nk'ibyamamare by'abakobwa hari nk'ibyamamare hano ku social media ubona rwose biyambitse ubusa bugaragara. Hanyuma se Imana ibyo byangiza iki ku muhamagaro cyangwa se ku gakiza ubundi ari imyambarire y'umubiri n'imyambarire y'umutima twe tutabona icyo umuntu akwiye kwitwararika cya mbere ni iki? Ikintu ngewe mbona hari ijambo Pawulo yavuze ngo se ntimuzi yuko insengero z'umwuka wera uri muri mwe ari imibiri yanyu. Bishaka kuvuga mu yandi magambo umuntu w'imbere iyo yuzuye ameze neza akwiye no kuba yifubitse n'inyuma akambara yikwije kuko y'umuntu w'inyuma yambaye yikwije ubwo n'umuntu w'imbere akaba ameze neza ubwo uw'imbere ndavuga ngo abafite ibihagije bijyanye n'iyobokamana bijyanye n'ijambo ry'Imana. Kandi hari ukuntu batubwira ko mwebwe abarokore mujya mwambara mukikwiza ndetse mukambara n'ibigera ku birenge ariko ari mwe bantu mukora ibyaha byinshi. Ngewe ikintu nshaka kubona nagiye mbona ibyo hari ibintu byajyaga bibaho mu makorari yo mu barokore abakorari abantu b'abaririmbyi bo mu nsengero n'abadiyakoni cyane mu bakobwa mu gitsina gore wasangaga keshi abo bantu bakunda kwambara ijipo zihurutuye zigera ku birenge noneho bagakunda kwambara ikintu cyitwa ibitambara bihora mu mutwe cyane ariko icyo gihe ndibuka ko haje kujya habaho amahugurwa ndetse bikaba ngombwa yuko habaho amakasoninga yo gukasoninga abakristo mu rusengero. Hari abo wasangaga ahorana igitambara mu mutwe ariko ugasanga no gukaraba byaramunaniye ugasanga afite imvuvu nta suka agira umusatsi waragiye uba mu nimba ari umunyamwuka roho nzimitura mu mubiri muzima ntabwo ukwiye kuvuga ngo wuzura umwuka wera unuka. Ubu umuntu urwaye buretse gato umuntu urwaye indwara ikomeye cyane umubiri wanegekaye ntabwo umwuka wera atura muri we. Ikintu nemeza cyo cya mbere abantu bitwa abapfumu n'abarozi bakunda gushyiramo abantu imyuka mibi yo kutoga no kudakaraba
no bakabaforomamwo ibyo bintu none ukajya usanga umuntu aza mu rusengero ariko yihisha akajya no mu bapfumu agakatirayo buhoro akongera akagaruka muri korari akongera akagaruka mu budiyakoni akongera akagaruka mu bupasiteri kandi ajya no mu bapfumu none ugasanga yahawe na kondisiyo y'ubupfumu imubwira ngo ntujye gukaraba ni ikizira. Hari ikintu ntajya nsobanukirwa muvuga ngo abapfumu cyangwa se ngo umuntu arasenga ajya muri ibi kuba umuntu yajya kwivuza akajya kwivuza mu bapfumu akabona umuti agakira indwara yararwaye bibabaza Imana cyangwa birayinezeza? Reka nkubwize ukuri Imana ntabwo wayibangikanya n'ibigirwamana ngo izakwemerere uhereye no kuva na kera mu itangiriro. Nyine niba umuntu arwaye indwara akamara igihe kirekire indwara ikanga gukira akajya kuyivuriza mu bapfumu agakira, ibyo bintu bibangamiye Imana cyabihesheje icyubahiro? Njyewe kuva mvutse mbayeho sindabona umuntu wakiriye mu bapfumu ngo azatanga ubuhamya ati ndakize ngo abapfumu bamvuye ndakize. Uzi impamvu se? Ariko wowe niba warababonye yakiriyeyo aza avuga ko ari Imana yamukijije. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urumuri nabyo nimba bamuvuye agakira neza ahubwo bihesha Imana icyubahiro. Nta muntu urajya mu rusengero ashima Imana avuge ngo nakijijwe n'abapfumu. Akenshi niyo yavuriwe mu bapfumu araza mu rusengero akavuga ngo ndashima Imana ko nakize. Yego njyewe ikintu nasubiza kuri ibyo ikimenyetso kimwe numva nzi ngiye ku rwange ruhande ntaca ku ruhande ntabwo nigeze numva ibintu bibwejagura bivuga ngo twavuye kuri Yesu cyangwa twavuye ku Mana. Hari ikibazo ngira kugeza iyi saha. Musengera abantu abadayimoni bakavuga mukanavugana nabo mukabirya nk'ifiyeri nta fiyeri uretse mukabaza ngo mwavuye he twavuye hana kuki munezezwa no kuvugana n'imyuka mibi munezezwa no kuvugana n'amashitani kurenza kuvugana n'Imana kuko uretse agwa hasi akavuza induru ugatangira ngo mwavuye he. Nabonye akavideo k'umushumba umwe mugenzi wanyu yaramubajije ngo murya iki abaza abadayimoni ngo turya amakara ati nimugene muzanira amakara hariya bazana amakara mu rusengero ati ngaho nurye arahekenya urabyumva akomeza kuganira nabo nkibaza ngo murya firingi mu kuvugana n'abadayimoni kurenza kuvugana n'Imana. Njyewe ikintu nasubiza kuri ibyo ikintu nemera cyo ni kimwe abadayimoni ubwabo iyo bahuye n'imbaraga z'Imana umwuka wera ari mu mukozi w'Imana no kuvuga ngo wa mwuka wera umurimo abadayimoni baba bafite ubwoba baba bimeze nka cya gihe Yesu azagacyaha abadayimoni bari mu muntu bakamuvamo bagatavuga ati turisabira aho tujya. Icyo gihe baravuze ngo turashaka aho tujya ariko batatse bagenda ntabwo batatse bashaka kugirana ibiganiro nawe ndetse basabye naho berekera Yesu hari ingurube ziri aho hafi ati tureke twigendere mwaziriya ngurube ariko noneho mwe mugirana nabiki ibiganiro. Oya nta biganiro no kuvuga ngo bo batinya ikiturimo umwuka wera w'Imana ubutatu butagatifu iyo buri gukora biba bihagije cyane. Ariko bataka bagenda ntabwo bataka abanyamakuru mukagira ku rwego rwo kuganira bakagusobanurira aho baturutse icyabazanye n'igihe bamaze n'icyo bagamije ntako nigisi ufitanye nabo. Njyewe ikintu cya mbere nshaka kuvuga abadayimoni nzi neza yuko yumvisha umwuka wera w'imbaraga z'Imana ubwo baratangira bakivuga bakimenera amabanga utiriwe babaza. Iyo umuntu atonganye n'undi uremera ko hacamwe igihe kirekire batavugana mu gihe batariyunga? Nturabona abantu batonganye umwe agaca kundi n'undi agaca kundi ntamusubire batavugana warababonye abo n'abadayimoni. None ko wagiye kurwana n'abadayimoni wagiye ubateye urabokeje ntibatatse bavuga ati tubabarire witwica rubi turagiye bo ahubwo baraje baciye ingando utangiye kuganira nabo. Oya nta kuganira ahubwo bakubwiye amavu n'amavuko ariko ibintu mujye mubyitondera nyamara abadayimoni no kuvuga ngo bariya Satani ari gukorana namwe. Oya nta gukorana natwe ahubwo ikintu ngewe mbona cyo kirimo ni kimwe iyo amabanga y'abadayimoni amenetse akamenekera mu rusengero rwera rw'Imana mu materaniro y'abera sibyo bateraniye mu rusengero mu nzu y'Imana yabigenewe no kuvuga ngo abadayimoni amabanga yabo yamenekeye aho ngaho biba birangiye turasenga bikava muri uyu muntu butazagaruka. Umva nkubwiza ukuri ngewe ntange igisubizo kuri iki kintu nubwo ndi inyuma ya kamera iteka ryose iyo umuntu asengeye abadayimoni aho kugira ngo ijuru ryururuke rivugane nawe abadayimoni akarobo bavuga bakagirana nawe ibiganiro icyo wa mukozi w'Imana abajije abadayimoni bagasubiza ni ikimenyetso kikwerekana ko wa mukozi w'Imana
akorana n'abadayimoni. ahubwo ikintu ngewe umuntu uri mu mwuka w'Imana buretse umuntu uri mu mwuka w'Imana iyo ageze ku muntu urwaye abadayimoni bataka bavuga ngo turagiye, nawe agahera kakavuga ngo nimugende mu izina rya Yesu mumurekure. Nta mwanya afite wo kujya kubabaza amavu n'amavuko. Niba nta konegisiyo dufitanye turagirana ikiganiro gute? Yesu yaravu bo bakimubona ataranavuga, wa mugabo Yesu yikubita hasi ati tubabarire widutwika turagiye, tureke twigire mwazirangurube, tureke tugende. Urumva ntabwo bamubwiye ngo twavuye kwa nyirasenge, twavuye kwa se wabo, mbo biraza kumvwa n'abantu benshi. Baze muri komanteri batubwire. Ariko icyo mpamya cyo ntuwagirana ikiganiro gisesuye n'uwo mudafitanye konegisiyo. Twikomereze. Ikintu nshaka kuvuga kuri ibyo, ikintu nemera cyo namaze kumenya kiriho, hari abantu bitwa abapasiteri bacishije imbaraga. Abo bo barahari, bahagarara mu nsengero zikomeye, ari abanyacyubahiro, baba baranateye imbere, Imana yarabazamuye bakagera ku rwego rwo kuvuga ngo none reka tugere kuri karite yo kujya gucisha imbaraga zikuzimu cyangwa se imbaraga zo mu nyanja no mu birunga, mbitewe n'abapfumu bakorana nabo. Noneho bene uwo muntu akunda kuvuga ngo afite ikiganza gishyushye. Noneho yahagaze kuri podium, abantu bose baje gusenga, uwakoze wese yikubita hasi. Iyo yikubise hasi kubera cya kiganza gishyushye abafite nyine abazi konegisiyo y'ibintu yacishije, no kuvuga ngo wa muntu ahita abandagara akikubita hasi, imyuka mibi murimo igatangira gusa naho yivuga. Izo mbaraga zo hari abantu bitwa abashumba bazigira bacishije, ariko bene abo bantu ntabwo usanga ari abapasiteri bakiri hasi babakene. Ndabizi ko ujya usengera abantu. Nanjye nka gutya nta modoka mfite, nkaba nta n'igare ngira, nkaba nta n'inzu mfite, ntabwo izo mbaraga wazimbonamo. Ndacyari mu mwuka wera. Ndabizi ko usengera abantu, ndacyari mu mwuka. Ahubwo tambutsa na nimero yawe baguhamagara ubafashe. Yego, yenda tutaranagera kure. Yego, ariko nge navugaga bamwe muri ba bandi bari hirya. Imana izabandi. Oya, tambutsa nimero yawe ni 0781 3 4 9 7 9 4 6 0781 3 4 9 7 9 4 6. Hakaba na Airtel 07. Yego, nta kibazo, iri kuri WhatsApp irahagije. Twikomereze ikiganiro cyawe. Uyu munsi iyo bavuze ikinyoma biba bishatse gusobanura iki? Ikinyoma rero naje gusanga gisize ubuki. Nsanga ikinyoma gisize kimeze nk'inanasi. Inanasi niba warayiriyeho iraryohera cyane, ukivuga n'uwo ari kukibwira mbese kiba kimeze nk'igisize ubuki ku buryo umuntu cyumva no mu matwi ye. No mpamvu hari ijambo Timoteyo yigeze avuga ngo mu minsi y'imperuka cyangwa mu bihe bikomeye, ngo abantu baziziba amatwi, ngo bazajya bumva bashaka kumva ibibanezeza kuruta ukuri burya kurasharira. Ukuri burya kurasharira, ukuri ni kwiza, ukuri ntikwakurimbura, ukuri ntikwakwica nabi. Ariko ikinyoma kirakurimbura kikakwerekeza mu irimbukiro, kubera ko kiba gisize ubuki, kiba kimeze nk'inanasi iryoshye. Nari ndi gusenga Imana insobanura ku kintu cyitwa ikinyoma. Nsanga hari inshuti ebyiri ziryaryana, zikaba ziziranye ko zikundanye, ariko haziryaryana. Ubwo buryarya baburwa hagati yabo haba harimo ikinyoma gisize ubuki. Ariko uhereye umunsi wa none, niba hari umuntu wari ufite inshuti imuryarya, igahora imusigiriza, imuha ibintu biryoshye nk'ubuki by'ikinyoma, Imana uyu muntu imurengere, kuko yamaze guterwa n'izindi mbaraga. Niyo mpamvu ari abuzajya ujya kubona rwose ukabona bari bakundanye, n'umwe yatereye undi ivi, yamuterera ivi gutya, ugasanga n'impeta yaramwambikiye hahandi amutereye ivi, mu kanya wa wundi ugasanga bivuyemo, kubera ko yaje ari ikinyoma yitwaje. Uvuze ku kintu cyitwa ikinyoma, kandi mu kanya watangiye utanga ubuhamya uvuga neza ukuntu Kanyusi ni Kayusi ukuntu Kayusi yatumye ukuramo impeta. Yego, iyo urebye Kayusi mu by'ukuri arakijijwe. Mu kanya ndimo ndatambagira ku mbuga nkoranyambaga, yego, nkubitana n'akavideo ahantu hamwe kavuga neza ibikorwa byiwe by'inyuma ya kamera bya Kayusi. Wowe muragendana? Oya, ntabwo ngendana nawe, duhurira mu studio cyangwa se mu biganiro. Ntabwo ngendana nawe kuko Kayusi n'ubundi aho Imana yamukuye ni kure cyane. Mu magambo abiri
njyewe urebye n'ahantu Kayusi arakijijwe cyangwa ntakijijwe? oya Kayusi yarakijijwe kuko ukurikije ibikorwa bye bya mbere, ikintu urenzaho rwose, ukurikije ibikorwa bye bya mbere n'ibikorwa bye by'uyu munsi, njye ndashimira n'Imana aho Imana imugejeje. Witegereje mbwira ikimenyetso kimwe yego kigaragaza ko Kayusi akijijwe. Kayusi akijijwe, reka nkubwize ukuri. Kayusi yambaraga amaherena, Kayusi uri kubyumva yambaraga ibizibaho by'amakanzu y'abagore, Kayusi yagiraga hormone muri we ya kera twasenze Imana yimukuramo yo gukunda abagabo, akumva yarongorana nabo mu myanya ndangagitsina y'ibibuno by'abagabo. Ubu ntabwo bikimubaho, inyenyeri yaramumurikiye y'Uwiteka Imana ishobora byose. Ahubwo hari abantu bagira amashyari, bakumva barebye Kayusi mu rwego Imana iri kugenda imuzanamo, bakumva barashaka kumurwanya, aho bakamufashije ngo bamwegere, bamugire n'inama nziza akomeza bibemo, ntasubira inyuma iyo yavuye, bagatangira kuzamura ibigambo bitari byiza. Imana ntabwo igishimishwa n'ibyo bintu. Umwuka w'ishyari ntabwo Imana ijya uhagararamo. Abantu benshi bari gushaka kuzamura beef, bazamura ibibazo kuri Kayusi, bafite sije imwe y'ishyari, kandi Imana ntijibana n'abanyeshyari. Hanyuma se ni nk'igiki ubona amaze kugeraho kuva yakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, cyane ko wibuke ko nta naharagera, yego ntaranabatizwa mu mazi menshi, ntabwo arabatizwa mu buryo bw'umwuka wera. Ese iyo witegereje ubona ishyari bamufitiye rituruka kuki? Urabona Kayusi arigira nko kuri kamera, yagera kuri kamera uri kubyumva akivugira ati ubu rwose ati ndashima Imana ati ubu ndi pasiteri. Wabyumvishe? Kandi urumva abahimbawe yumva ari mu mavuta koko kuko ibintu yajemo yaje bikunze. Noneho rero muri icyo gihe iyo ageze kuri kamera akavuga ati ubu ndi pasiteri, ni ukuvuga ngo biba byerekana yuko ishusho ye ya kera ari umutinganyi, yarangiranye n'igihe cyayo, ahubwo ishusho agezemo ni ishusho y'abana b'Imana, y'abakozi b'Imana, y'abantu bahamye. Hanyuma iyo witegereje umuhanzi yakoranye indirimbo nawe witwa uriya Niyo Patrick, ikindi ajya no kuva muri biriya byose ndebuka ko uwo Niyo Patrick bagiye bakorana ibiganiro byinshi bitandukanye ku makamera atandukanye, ariko kugeza uyu munsi njyewe ndi kwirukana ikinyoma cy'uburyarya mu bantu. Njyewe nabonye ikintu kirimo hagati ya Kayusi n'umuntu witwa Niyo Patrick, ashobora kuba ko harimo quelque part y'uburyarya. Umwe muri bari ko umupagani, ibyo byanjye byemere kuko oya n'abakristo bose. Oya njyewe nkurikije amakuru yazindutse kuri uyu munsi, uyu munsi turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12, turi ku munsi wo ku cyumweru. Amakuru yazindutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga hagati ya Kayusi na Niyo Patrick, harimo ikinyoma cy'uburyarya kiryohereye nk'ubuki, umwe akakibeshyaho. Kayusi ashobora kukibeshyaho cyangwa Patrick Niyo akakibeshyaho. Harimo ikinyoma hagati, harimo umwe uri guhemukira undi byanga. Ahubwo icyo kintu ubivuze neza. Nabonye impande ebyiri. Rwose aho uri bubwuka. Ntabwo turi hano ngo twibasira abantu, turi kuvuga ibintu byazindutse bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Sibyo maze kwitegereza nge nabonye ko niba nta kinyoma kirimo cyangwa nta uri kuryarya undi, harimo guterwa nabo bakitera, tuvugishije ukuri. Kuko hari ahandi hantu ngaruka nkibaza ngo kuki umuntu ava mu byaha abantu bagasakuza, ariko yaba yagiye mu byaha ntibavuge. Ndabishingira kuki? Kubona Kayusi yaravuye mu byaha akitangira ubuhamya, akavuga iby'Imana yakoze akabishyira hariya, ariko uyu munsi hakaba habonetse abantu noneho tubona bavuga bati ntiyakijijwe. Sinzi wabona avuga ngo inzoga zinywera mu ikaneti, nimba ari ikaneti sinzi, ntuza gurude zimwe abagore bakunda gutwara, muri mwanywera mu inzoga. Ese kuki abantu babazwa nuko umuntu yakijijwe? Ko umuntu ababazwa nuko yakijijwe, ntibababazwe nuko ntibashimishwe nuko umuntu yavuye mu byaha. Ubona mu by'ukuri turi kwerekeza. Ariko njyewe hari ikintu njyewe nshaka kumenya. Bene abo bantu bavuga ngo babonye ari kunywera inzoga muri gurude, abo bantu nibo bapagani ba mbere, kuko ni nabo bazinywa cyane, kuko babaza amoko yazo, bakamenya n'uburyo ziri muri iyo gurude ne uko zisa. Nk'ubu nkanjye ufashe inzoga
ukayishyira muri gurude sinayimenya rwose. Ariko uwo muntu urinda ubwo ajya kumusiga amabyi akavuga ngo anywera inzoga muri gurude, ubwo nubwo yamubona yishyiriyemo inshyushyu yayita iki? Yayita inzoga. Sibyo? Abo ni abayamashyari batewe n'abadayimoni baturutse ikuzimu kwa Satani. Kandi narababivuze cyane ndavuga ngo hari imyuka mibi gituruka ikuzimu ikazirwanya abana b'Imana. Erega no muri social media na hano no kumacana hose niki ishyari ribamo. Kayusi niba mureke ahubwo yikomereze mu mujyi arimo rwose wo gukizwa, atazasubira inyuma rwose akongera akambara amakanzu, kandi rwose nibagumya kumugendaho wazabona yongera gusubira mu makanzu ya kera. Bose Imana, ariko nanjye ndi gusenga, ndi ku rugamba n'abandi bakozi b'Imana mu gihugu no ku isi yose muri rusange, kuko Kayusi agomba kurongora umugore mwiza kandi ukije wubaha Imana, uzajya umwerera imbuto ibintu bigacamo neza. Njyewe negeze nkora ikiganiro ndetse ndanabivugaho ndavuga ngo umuntu witwa Pastor Mutesi uramuzi, uzi ukuntu yagiye ahura n'imiraba myinshi y'abantu bamutereta bagenda bamubeshya bamuryarya, ukasanga ari Mutesi nawe ni umupasiteri, ni umukozi w'Imana, ni umuntu w'Imana. Kuko Kayusi ntabwo ari uwo gupfa kurongora agakobwa k'urugirigiri kashinguta ubere kaje mu by'Imana vuba, nako katarigeze kaba muri nosiyo y'ibintu by'Imana. Buriya Kayusi umuntu washobokana nawe ni umupasiteri, mbese wa wundi w'umumama ariko utagira umugore, utagira umugabo, ariko nawe wifite agahinda k'iki ku rugo. Noneho akaba akiri mutoya ariko adashaje, kuko Kayusi urabona aracyari muto. None hanyuma babe babana. Sasa abanyarwanda badukurikiye n'abari hanze cyane, ubu ni ubuhanuzi bwa Reverandi Flori. Ntabwo ari ubuhanuzi bwanjye uri kumukoresha ikiganiro. Yarige ubwanjye ubihanuye. Abari wowe babyibariza nge ntaho mpuriye nabyo. Bambaze rwose. Urukubyumva. Ntaho mpuriye nabyo rwose. None uyu munsi wa none ukuri turi ku kinyoma. Ukuri ko wagusobanura nk'iki? Ukuri ukuntu kumeze, ndatanga urugero ku muntu witwa Aburahamu. Aburahamu amaze kubyara umwana witwa Isaka, barabaye mu gihe cy'ubugumba n'umugore we Sarayi. Ndibuka ijambo rimwe Imana yakoze. Imana yaraje ibwira Aburahamu, iramubwira ngo nafate umwana we w'ikinege witwa Isaka ngo amujyane ku musozi wa Moriya, namara kumugeza ku musozi wa Moriya ngo amwica musogote, namara kumusogota. Urumva ukuri kw'Imana ndi kugusobanura, ngo namara kumusogota ngo hanyuma afate inkwi amutwike, Isaka amutwikire ku musozi wa Moriya. Iyo ni Imana yari ije nyuma yuko imaze guha Aburahamu umwana w'ikinege witwa Isaka. Hanyuma Aburahamu icyo kintu urumva ko ari ukuri kw'Imana ariko gushaririye mu matwi y'uri kukumva, kwari ukuri kw'Imana ariko gushaririye mu matwi ya Aburahamu. Kandi Aburahamu urumva yarakunze Isaka wiwe w'ikinege, amukunze mu gihe cye. Imana imwumvisha ukuntu nagenda agafata uyu mwana akamutwika, akamusogota, akamusogotera ku musozi wa Moriya, ngo uyu mwana ngo amaze kumutwika umubavura hazamuka uhumura neza mu maso y'Uwiteka. Uko ni ukuri kuzuye gufatika kw'Imana Data twese yo mu ijuru. Ari kubibwira Aburahamu, ariko Aburahamu arumva uko kuri gushaririye mu matwi ye kubera yuko akunze umwana we w'ikinege witwa Isaka. Ariko ndajya nkubwire ngo niho navuze ngo ukuri kurasharira. Nawe ukurikije umuntu wese uri kunyumva urumva ko harimo terime yuko kuri gushaririye mu maso ya Aburahamu. Ariko ndashima Imana ngashimira na Aburahamu ko yatsinze ikizami, atsinda ikizami, arangije aravuga ngo nemereye Imana, nemeye Imana. Imana niyo yampaye Isaka, nubwo namubura n'ubundi ishobora kuzampa n'abandi barenze Isaka. None kubw'ibyo ngibyo ngiye gutsinda ikizami. Ndetse uzi ko Imana yageze nubwo ibwira Aburahamu ngo yibe umwana amutware mu ibanga, amujyane amusogotere ku musozi wa Moriya, amutwike abivu ngo rizamuke uhumura neza. Hanyuma Imana yoshya Aburahamu, niko nabyita, mu bwenge bw'ubumana bwayo. Umva ukuri uburyo gusharira. Iramubwira ngo ntubwire Sarayi umugore wawe yuko utwaye Isaka, mujyana uyu mwana umugeze ku musozi wa Moriya. Umva ukuri uburyo gusharira. Ukuri kurasharira. Ariko navuze ngo ikinyoma cyo kiba kiryohereye nk'ubuki. Kandi ikinyoma, inshuti z'abasore bari guteretana b'abakobwa iyo bahurira mu ikorose cyangwa mu ikaburembo naho bagenda banyura hose, burya ikinyoma cyane hanini kiba cyeze kuruta ukuri. Ariko ukuri ni kwiza,
nubwo kwakurenganya hakanya gatoya ariko kuzana umusaruro muzima ukuri ndi kwakurimbura. Hanyuma reka nkubwira aho byasoreje ngo Imana irangije ikora teste mu ijuru ikomeza kwitegereza Aburahamu n'uburyo ari butsinde ikizami kuri yamubwiye. Hanyuma Aburahamu aragenda ajyana n'igitambo kivuga kiriya gitambo Isaka cyaravugaga kuko Isaka ndibuka yari ari kubaza se mu nzira akajya mubaza ati inkwi turazifite n'umushyura wufite ari wo cyuma cyo gusogota igitambo uri buze gutambira Uwiteka. Ariko se igitambo kiri he? Uwo ni Isaka ari kubaza se. Umva ukuri uko gusharira. Ukuri kurasharira ariko kuvamwe ikintu kizima. Ngo bigeze Finaroma ku musozi wa Moriya ndabyibuka ngo Aburahamu amaramaje mu mutima wo gufata icyuma akagitera uwo bita Isaka. Haleluya. Ngo ako kanya Bibiri iravuga ngo nuko mu ijuru hamanuka ijwi rirangurura cyane ngo ribwira Aburahamu riramubwira ngo wekora icyaha ngo sogote uwo mwana. Wamvuge ngo amen. Ngo kuko nashakaga kugerageza umutima wawe. Haleluya. Nashakaga kumenya neza koko niba ukuri kwanjye ukwitayeho ngo ariko utsinze ikizame ukuri kwanjye uragutsinze ukuri kwanjye uragushoboye. Aburahamu we ati reba hirya hakurya hariya ati dore urabonamo intama yafashwe hehe mu byatsi. Uzi kwiriya ntama naje gukurikirana ngasanga iriya ntama ubundi mu mashyamba nta ntama zibayo. Mu mashyamba y'inzitane habamo inyamaswa intare hakabamo ingwe hakabamo inzovu hakabamo izi ntare zikomeye izi nyamaswa zikomeye z'inkazi nizo zibera mu mashyamba. Uzi yuko mu ikoranabuhanga ry'Uwiteka Imana yafashe intare cyangwa se igafata ingwe igahita kuyimeresha amahembe agafatwa hehe mu byatsi. Aburahamu yabona afashe igitama bishaka kuvuga mu yane magambo ukuri abantu nibajye bakwitaho kuko ukuri ni kwiza nubwo gushaririye ariko kuvamwe igisubizo. Imana yacu tugire neza. Urakoze cyane reka tugushimire ku butumwa utanze n'ikiganiro cyiza tugiranye. Florier nimero za telefone wazivuze reka tugusabe kugira ngo usenye Imana. Reka nsenye Imana. Witwa Imana nziza witwa Imana y'ubutware ndagushimye ku bantu bose bari bwumva iki kiganiro ntabari njye ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru kandi abantu bakunda ukuri kuruta uko bakunda ikinyoma kuko abantu benshi bakunda gushyira ikinyoma imbere kuruta ukuri. Ariko hereye aka kanya mu izina rya Yesu nsengeye Kayusi ntazasubira inyuma nsengeye Kayusi atera imbere mu izina rya Yesu atera imbere mu iyobokamana abamurwanya n'ibimurwanya n'abanyamashyari batsindwe mu izina rya Yesu. Ndagushimye Imana kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane we warubanye natwe nimba utarakora subscribe kandi wange cyane igisa nacyo kuko Yesu atari yaza urupfu urugwaza kandi urupfu rutaraza Yesu nawe yaza. Reka tugushime Florier. Yego urakoze cyane. Naha kagaruka.